biri ni Nzungu Gad, ashobora gutambuka kugira ngo tuze kumuha ikaze, ndetse tunamubaze n'ikigisho muri aka kanya agiye kutwigisha, ubundi turirimbe indirimbo imwe. Karibu, turabakiriye. Murakoze. Turahaye ikaze, mugiye kutwigisha ikigisho kijyaniranye n'iki, cyerekeye iki? Umugambi w'ikigisho dufitanye ni ukureba akamaro k'amagara mazima, cyangwa se amagara mazima ukuntu ari ubutunzi bwiza. Amagara mazima ukuntu ari ubutunzi bwiza. Murakoze cyane. Reka rero tubaha umwanya, ariko mbere ya byose turaririmba indirimbo ya 52. Nyuma y'indirimbo turaza gufataniriza hamwe, ubundi dukurikirane iki cyigisho. Indirimbo ya 52, reka tuyifataniriza hamwe twese. Aho muri mushobora guhaguruka kuko mugiye kumara kandi kanya mwicaye aho muri mu miryango, ubundi tuze kuririmba iyi ndirimbo. Ni Ngwino Soko y'umugisha. Ngwino soko y'umugisha, n'umutima ugushima, migezi idakama myiza, tugusingize cyane. Unyigishe kukuramya iteka, kandi menye ubwiza bwawe, kwiringira ubwami bwawe, kunyuzuza urukundo. Shyiraho icyibutso cyanjye, niho ngeze ku bwawe, ndizeye yuko uzanjyana ngera iwawe amahoro. Yesu yantaruye nazimiye, nari ndi kure y'Imana, ashaka kunkiza urupfu, yatanze ubugingo bwe. Ndi mu bwishyu bwawe mwami, bw'imbabazi ungiriye, nigiza bugufi bwawe, menya urukundo rwawe. Boswe n'ibingerageza byinshi, ngo ndeke iyo Mana nkunda, akira umutima wanjye, undinde nkire rwose. Turagushimye Data wa twese, ubonye ari byiza ko tubaho kugeza muri aya masaha, izina ryawe nirihimbazwe. Tugusabye kutuba hafi ngo byo tugiye kwiga udufashe, kugira ngo buri wese utanze igihe cye ngo akurikirane agire ibyo yunguka, tubishimire izina ryawe. Uzi bikwiriye kuri buri mutima no kuri buri muryango, biduhere mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gukurikiranira hamwe ikigwa kiri gukora ibintu byinshi cyane, ariko kitari burambirane. Amagara mazima nibwo butunzi. Muri iyi si muri kureba dufite intego nyamukuru yo kubaho, ariko tukabaho turya dukora, ariko icyo tugambiriye ari ukubungabunga ubuzima bwacu. Ibyo birakwiriye ku muntu wese. Nicyo gituma Bibiliya ivuga mu rwa Pawulo bambe Yohana umuhishuzi, ari we Yohana intumwa ya Yesu, atari Yohana umubatiza, yagerageje kwandika maze abwira abantu bo mu gihe cye. Arababwira mu rwa 3 rwa Yohana igice cyaho cya 1:2, arandika ati, ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Ikimenyetso nyamukuru yamwifurije ni ukugira ngo agubwe neza kandi ayongere abe mutaraga. Kugubwa neza ni mu bwenge, mutaraga ni mu mubiri. Ibyo bintu bikomeye cyane nshaka ko dukurikirana kandi tukamenya neza. Reka turebe uko ibitabo bivuga cyane, bimaze iki, niba se koko ubutaraga ari bwo butunzi tugomba kubungabunga tukabwitaho. Buri wese nagerageza kubyumva. Mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, page yacyo ya 21 haranditse, ni mu gitabo cy'Igifaransa, haranditsemo aya magambo. Ibi tuhavuga yuko ubuzima bwiza ari ubutunzi, ntabwo ari ubusobanuro bw'abigisha, ahubwo ni imvugo y'umwuka. Avuga ngo la santé est un trésor, amagara mazima ni ubutunzi. C'est la plus grande richesse que les mortels puissent posséder.
nibwo butunzi bukomeye inyoko muntu bakwiriye gutunga. Urumva ko bwari ikintu gikomeye, ni ubutunzi bukomeye, ni ubutunzi kandi bukaba n'ubukire bukomeye cyane inyoko muntu igomba gutunga. La fortune, le savoir raisonnel sont recherchés à un prix trop élevé. Ni koko ubumenyi, ubukire, ibyubahiro abantu babishakashaka babitanzeho byinshi kandi bagatanga igiciro gihanitse kugira ngo umuntu azagere ku bukire atanga ubundi, kugira ngo umuntu azagere ku cyubahiro atanga ibindi, kugira ngo azagere ku bumenyi arariha, efati bigatangwaho amafaranga menshi cyane. Si c'est tout dépend de la vigueur et de la santé, nyamara ibyo byose bitangwa umuntu agatanga yangana atyo, igihe kingana gityo, imbaraga zingana zityo, ari uko abanje kugira imbaraga n'amagara mazima. Aucun de ces avantages ne peut assurer le bonheur si la santé est absente. Ibyo byose wabiguha, akaguha ubukire, akaguha ubumenyi, akaguha icyubahiro, ariko utagira amagara mazima ntabwo byaguhesha umunezero. Wumve ko ubwo amagara mazima ari ubutunzi bukomeye, naho babihereye. Ni nk'aho bakubwira bati wakubwira perezida ari kurukwitaho inkonda, yarangiza akubwira umugabo w'ingabo ari kurukwinyaho, yarangiza akubwira uyoboye ikigo ariko urandaswe mu maboko, yarangiza ukabaho ngaho gusa ufite izina rikomeye ku isi n'ubukire bwinshi cyane, ariko ufatwa akaboko yagiye kwituma, ntabwo byaguhira, nta nubwo wakumva ufite umunezero. Ahubwo barakubwiye ngo yaba ubukire, yaba ubumenyi, yaba icyubahiro, biba byiza ari uko amagara mazima n'imbaraga biriho, kuko ntawe wigera anezerwa iyo adafite amagara mazima. Noneho niyo mpamvu kubyiga nabyo bikenewe. Rero kugira ngo aboneke hari ibintu by'ingenzi by'inkingi zikomeye zigomba kubaho. Tugomba kurya indyo yuzuye. Iyo ndyo yuzuye tukayiteka neza. Iyo ndyo itetse neza tukayigira ku gihe kidahindagurika. Muri uko kurya ku gihe kidahindagurika, tukibuka kurya ibihwanye n'ingingo zacu n'imirimo dukora. Gatanu ni ukurya ibivura indwara no kuzikingira. Ngiyi impamvu buhenze. Amagara mazima umuntu akunguriye kurya indyo yuzuye. Iyo ndyo yuzuye akwiriye kuyiteka neza. Iyo ndyo itetse neza agomba kuyirya ku gihe kidahindagurika. Kane ni ukurya ibikwiranye n'ingingo n'imirimo dukora. Gatanu ni ukurya ibivura indwara no kuzikingira. Kubera iki? Impamvu Bibiliya yavuze aya magambo ikagerageza no gutanga inama kuri zo, nuko mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, paje yacyo ya 271, mu cyigisho cya 231, mu cyigisho cya 71, ho hatubwira ko hari kwiriye gukorerwa ubuzima bw'abantu kandi nta kurobanura ku butoni. Umuntu wese akwiriye kuba muzima, umuntu wese akwiriye kugira imbaraga, umuntu wese akwiriye kugira imico myiza, umuntu wese akwiriye kugira ubwenge, umuntu wese akwiriye kwishobora, umuntu wese akwiriye kwiyumvisha, kandi umuntu wese akwiriye kuba ingirakamaro. Niyo mpamvu nta dini byitwaje, nta mwanya birimo. Umugambi w'ubutumwa bwiza ni uko abantu bamenya ibikwiriye kugira ngo ubuzima bwabo babufate neza, niba koko bashaka kubaho neza. Umwanditsi w'iki gitabo cyitwa ubutumwa ku basore mu cyigisho cya 71 yaravuze ati que peut-on faire pour arrêter la vague de maladies et de crimes qui entraînent la famille humaine vers la ruine et la mort. Ni iki cyakorwa? Dukora iki kugira ngo duhagarike umuvumba w'indwara n'ubugome biri gushushubikana inyoko muntu biganisha mu kurimbuka no mu rupfu? Bigaragara neza ko hari inkubiri ikomeye iri gushushubikana mwene muntu ngo amererwe nabi, iri gushushubikana mwene muntu ngo agware,
iramushushubikana ngo abe mutima agire umutima mubi. None ikibazo hakorwa iki kugira ngo duhagarike umuvumba w'indwara, duhagarike umuvumba w'ubugome uri gushushubikana inyoko muntu mu rupfu no mu kurimbuka. Ibyo ravuze ngo si vrai que la cause principale du mal provient de ce qu'on se livre aux appétits. Niba koko intandaro y'ibintu byinshi cyane biba ari uko abantu barundukiye mu ipfa ryabo, aux passions no mwirari, le premier pas d'avant de la réforme sera de mettre en pratique une leçon de tempérance et de maîtrise de soi-même. Noneho intambwe ya mbere yo gukandagira mu bugorozi izaba gushyira mu bikorwa icyigisho cyo kwirinda no kumenya kwitegeka. Niho umuntu azabaye umugorozi. Ijambo kuba umugorozi ntabwo umugorozi ari idini, ahubwo no guhindura icyerekezo ukava mu bibi ujya mu byiza. Ntabwo muri magufa babyumva ngo abagorozi ubugorozi ni uko umuntu wese aba amaze kumenya ikibi akajya mu cyiza. Iyo umaze kuva mu kibi nta nicyo gituma amazina yose ntabwo yakwitwa ubugorozi, kiretse guhindura icyerekezo ukava mu bibi ukajya mu byiza. Niba wavugaga nabi vuga neza, niba wibonaga reka ishishe bugufi, niba wanganaga kunda, niba wavugaga nabi vuga neza, niba wasuzuguraga noneho habanta agaciro, ubwo uba winjiye mu bugorozi. Niyo mpamvu umuntu wese, nta muntu n'umwe wabuze ibikwiriye ngo yange ijambo ubugorozi, kuko ni uguhindura icyerekezo ukaba mu cyerekezo kibi ukajya mu cyerekezo cyiza. Noneho ubwo niho uba winjiye mu bugorozi. Rero ntabwo turi bujye dutinda cyane kuri buri ngingo. Hasigaye kwibaza ngo mbe none uko kurya neza iyo mugambi ni uwuhe? Bisabwa kurya indyo zifite inyubakamubiri kugira ngo umubiri w'umuntu usaza buri munsi na buri kanya, kuko umubiri icyo bita izire de chaque instant. Bigaragara neza ko wicara hatu kumva urarushye, wagenda ukumva urananiwe, waryama ukumva imbavu zirarushye, wavuga hatu kumva ucitse intege, mbese ikintu cyose bigaragara ko mu muntu harimo gusaza kwa buri kanya. Ko watanga icyitegererezo kuri bimwe nk'amaraso kugira ngo abashaje neza abari iminsi 120, ariko mu gifuho akaranda ry'ikawa kagasazira iminsi 5, ariko mu maramato ho akaranda ry'ikawa kagasazira iminsi 4. Rero hagiye haba ubwenge nibwo bushobora kungana n'ubuzima bw'umuntu bwose. Ibyo biti myakura ntabwo binganya gusaza, ariko umuntu asaza buri kanya. Kandi kugira ngo umenye ko asaza buri kanya nuko hariho no gukura kwa buri kanya. Ubibwirwa abagabo baraza kunyumva vuba ndetse n'abantu bose muri rusange. Gerageza kwiyogosha ubwanwa burangize, ukoreho wumva ko nta bukiguhanda, wongere uhakore nyuma y'amasaha 9, uzasanga hatangiye guhanda. Bigaragara neza ko ubwo wari waciye bwageza burongera burakura. Inzara duca z'intoke n'izamano zirongera zigakura. Umuntu akeneye igikuriro cya buri kanya ko no gusaza ari ukwa buri kanya. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, niko bacyita, cyitwa Nuwe Nozamfa, ni page yacyo ya 277. Harimo aya magambo ngiye gusoma kandi nifuza ko buri wese yakumva. Haranditse hagira hati: pourquoi devons-nous manger? Ubwo amagara mazima yaturuka mu kurya, kubera ari ngombwa ngo turye. D'abord pour assurer à notre corps la chaleur et l'énergie. Bwa mbere umuntu akwiriye kurya mu mubiri ushyuhe kandi ugira imbaraga. Icyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Qu'ils sont nécessaires pour le maintien d'une température constante, kuko imbaraga n'ubushyuhe cyangwa se ibivumbiko nibyo bituma umubiri wacu ukomeza kugundira ubushyuhe bugahora ku rugero rwiza. Et le fonctionnement normal de ces organes. Kandi izo mbaraga ebyiri, ubushyuhe n'imbaraga, nibyo bituma ingingo zacu zikora ku rugero rwiza. Ensuite, pour lui permettre de se développer régulièrement, turarya kugira ngo umubiri wacu ugire imbaraga, umubiri wacu ugire ubushyuhe, umubiri wacu ukore neza, kandi tukanarya kugira ngo de se développer régulièrement, ni ukugira ngo umubiri wacu uhore utera imbere buri kanya, et de procéder aux réparations entraînées par l'usure des tissus ou par les traumatismes de toutes sortes. Ibyo turya tubirya ngo tugire ubushyuhe, tukabirya kugira ngo tugire imbaraga, tukabirya kugira ngo ingingo zacu zikore, tukabirya kugira ngo ingingo zacu zitere imbere, kandi tukabirya kugira ngo umubiri wacu nuhura n'impanuka cyangwa se ushaje uhisanure.
ngiyi impamvu ya nyamukuru yo gituma abantu barya. Turarya kugira ngo tugire ubushyuhe bw'umubiri, tukarya kugira ngo tugire imbaraga, tukarya kugira ngo ingingo zacu zikore, tukarya kugira ngo zitere imbere, tukarya kugira ngo zisanure, habaye gusaza cyangwa impanuka. En fait pour rendre capable de lutter efficacement contre les ennemis du dehors et les ennemis du dedans. Ikindi giheruka cyatuma turya ni ukugira ngo umubiri wacu ushobore guhangana n'abanzi bari imbere muri wo cyangwa baturutse hanze. Ndasubira muri iyi ngingo, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa gukora ikindi kintu cyose, ntabwo turya gusa ngo tubeho, ntabwo turya gusa ngo turyoherwe, kugira ngo duhage, ahubwo turarya kugira ngo tugire ubushyuhe, turarya kugira ngo tugire imbaraga, turarya kugira ngo imibiri ya ingingo zacu zikora umurimo wazo, turarya kugira ngo zitere imbere zigire igikuriro, turarya ngo zisanure aho zashaje cyangwa zagize impanuka witemye cyangwa uguye, yarangiza wabazwe. Hirya biradusaba ngo n'ubundi umubiri wacu tugomba kuwugaburira, tukarya kugira ngo wigirire ubushobozi bwo kurwanya abanzi bari imbere muri wo mu maso n'abaturutse hanze inyuma mu myanda. Ngiyi impamvu turya. Notre nourriture ne peut répondre parfaitement à ces exigences que si elle comprend à la fois des principes énergiques et des principes fonctionnels. Iyo mpamvu nta kundi ibiryo byacu turya byadusubiriza iki kibazo kiretse gusa ibi byo kurya byacu bitera imbaraga kandi bigatuma ingingo zikora neza. Ubwo nibwo buryo byaba bikeneye rero inyubakamubiri, amavuta n'ibiryoherera. Ni ibyo kurya bigiye byishamikaho ibindi, ariko naho ngaho twashaka kugira ngo nibura twumve. Ku ipaji ya 81 muzirikane gusa igituma turya, ndabisubiramo kugira ngo utwumva wese yumve. Turarya kugira ngo ingingo zacu zishyuhe, turarya kugira ngo zigire imbaraga, turarya kugira ngo ingingo zacu zikore umurimo zishinzwe, turarya kugira ngo zikure, turarya zo ubwazo gusa niba mwakurikiranye neza, turarya kugira ngo zisanure zashaje cyangwa zahuye n'impanuka, turanarya kugira ngo zirwane n'abanzi b'imbere mu maraso n'abanzi b'inyuma baturutse mu myanda. Niyo mpamvu rero mu kurya tugomba kumenya neza ko dukwiriye kurya. Paji ya 281 haranditse hagira hati que faut-il entendre par alimentation normale. None ni iki wategereza ku ndyo nziza wariye? Lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, cyane cyane ababyeyi batwumve neza kuri ingingo, niba uzi ko kwigaburira umwana igitambambuga ndetse n'ingimbi cyangwa se abangavu, tout simplement un régime qui permet d'arriver à un triple résultat. Umubyeyi wese w'umugabo uhahira urugo n'umubyeyi wese w'umugore urutegurira bakwiriye guhuriza hamwe bakamenya ko abana babo bagomba kurya ibyo kurya bifite imisaruro itatu. Ibyo bita triple résultat. 1. Favorise la croissance. 2. Facilite l'effort intellectuel. 3. Soutenir l'effort physique. Ibyo kurya abana barya n'ingimbi n'abasore bakwiriye kuba bifite imisaruro itatu. Bwa mbere ibyo kurya bigomba kuba bitera igikuriro, ibyo kurya bigatera ubwenge, kandi ibyo kurya bikaba bitera imbaraga. Umubyeyi yagaburira abana ntarebe ko amasahani yuzuye gusa, ahubwo akaba yagenzuye ngo arebe ko ibyo kurya yabahaye bitera imbaraga, bitera igikuriro, kandi bigatera n'ubwenge. Ubwo umubyeyi abagabuye neza. Rero ku ngingo ya kabiri yitwa guteka neza, ni uguhuza ibihuzwa no kwirinda ibikonona. Ubwo muri magufi guhuza ibihuzwa ndetse no kwirinda ibyonona. Muri Bibiliya hatwereka abantu babonye ibyiza gusa ariko babihuza nabi. Babonye ibyiza ariko babihuza nabi, bigira ingaruka kuri bo. Byari ibyo kurya byiza Imana yabahaye ariko bo babihuza nabi ku bw'inda nini. Ni uguteka kwa kabiri igice cyaho cya 14 niho hatubwira abantu babonye ibyiza ariko bakayoberwa kubirya neza. Ubu urabutwumva rero ngo nawe utazamera nkabo. Haranditse hagira hati muri iki gitabo haranditse hagira hati umurongo wa 14
oya November 13 yabuzamuye ibutumbageza mu mpinga z'imisozi yo mu isi, burya umwero wo mu mirima awuha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta yera yo mu gitare kirushaho gukomera, n'amata y'inka n'amatamatama, abuha ibinure by'abana b'intama, n'amapfizi y'intama y'ibashani n'ihene, n'ingano zihuze zirushaho kuba nziza nk'uko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze. Wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu, maze Yeshuruni arabyibuha, atera umugeri, urabyibushye, urahonjotse, urarembekereye, maze areka Imana yamuremye. Ntabwo yishwe n'inzara, ahubwo byari biriho. Yaba ari amatungo yarahari, yaba ari amata y'ayo matungo yarahari. Icyo gihe ihene n'inka n'intama byarakamwaga, nkuko naho hariho mu bindi bihugu baho bikamwa bitewe no gufatwa neza no kugaburirwa neza, ndetse bimwe muri byo nubwo tuba tutarabimenyereye ariko bigiye bigira akamaro ku bantu. Noneho ku bw'ibyo igihe babibonaga basa n'abantu bari bavuye mu buretwa mu Egiputa, barabanje kunyura mu butayu bakarya manu, nuho bumva bageze aho bagomba guhinduranya ahubwo babirira rimwe, babivangavanze bigira icyo bibatwara, kuko byatumye barembekera, umubyibuho uriyongera, bagira icyo bita obesite. Obesite ni ikirwara abantu benshi cyane batazi, ndi bugerageze kuvugaho, yarangiza ngisomye mu gitabo cyitwa Encyclopédie Hachette Familiale de la Santé. Noneho bagerageje kwandika kuko umugambi nyamukuru ni uko abantu bakumve ibyo ari byo. Qu'est-ce que l'obésité? L'obésité est le développement excessif des tissus adipeux qui se traduit par une prise de poids importante. Umubyibuho cyangwa se ubufefe cyangwa se kubyibuha karenze urugero ni iki? Navuze ngo ni iterambere rihanitse ry'ingingo zibikamo amavuta mu mubiri w'umuntu, maze yarangiza uburemere bukiyongera mu muntu. Izo bita tissus adipeux, hepfo bagaragaje kuvuga icyo ari cyo, kandi nshaka ko mwakumva nibura muri byo. Ces causes sont multiples. Uyu mubyibuho w'ikirenga ufite impamvu zitandukanye. Trouble de comportement alimentaire, ni imvurubu cyangwa se ni impagara zo mu mirire gusa cyangwa se ibiryo bitajyana. Mauvaise équilibre nutritionnel, kutagira amasaha yagenewe kurya yarangiza ugahindagura. Trouble hormonal, umubyibuho ushobora kuza utari uko warenga urusha abandi, ahubwo ari imisemburo ngengamubiri, ibyo bita hormone yataye umurongo ntikore neza. Predisposition génétique, umuntu ashobora no kubyibuha akarenza urugero bitewe n'uko ariko niyo ndemano y'iwabo. Stress et sédentarité, abandi benshi cyane barahangayika mu bwenge bakabyibuha cyane, abandi bakagira icyo bita guhora bicaye, nabyo bikabyara umubyibuho w'ikirenga. Urumva ko ubwo hari impamvu nyinshi. Ces problèmes de santé touchent principalement les pays industrialisés, cyane cyane ibi bikunda kuba mu bihugu byateye imbere mu by'inganda, mais il progresse dans tous les pays, ubiragenda bitera imbere mu bihugu byose, affecta toutes les tranches d'âge, kandi biri kugera ku bantu b'inzego zose. Hari abana babifefe, hari bato, hari abari ingimbi, hari abari gusaza, hari abari gucura, hari ababyaye. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que d'ici 2015, uko niko bandika kino gitabo, aravuga ati la population mondiale comptera 400 millions d'adultes obèses. Muri 2015 kino gitabo cyanditswe mbere ya 2015, ariko babona isi yose muri 2015 izaba ifite abantu miliyoni 400 bafite umubyibuho w'ikirenga kandi bakuze. Urumva ko kizaba ikibazo, kandi igihe bivugwa bityo biravugwa neza ko muri abo bantu baba bafite umubyibuho w'ikirenga bamaze kugera aho ngaho, byari bizwi ko biziyongera cyane muri 2022 tumaze kuharenga, bikaba bizwi ko muri 2025 ubwo bubyibuhe bungana buryo 40% bazaba barwaye diabete batabizi. Kandi ubwo muri uwo mwaka mu cyagati cy'abazapfa bishwe na diabete bazaba bageze hagati ya 385,000 bishwe na diabete gusa, kandi benshi bitavuze ko bari isukari cyane, ahubwo bimwe muri biriya byo byabagizeho ingorane. L'obésité présente plusieurs degrés de sévérité, plusieurs aspects.
arega umubyibuho w'ikirenga umaze kugera mu nzego zihanitse kandi mu buryo bunyuranye c'est la répartition des graisses dans le corps nuko ni amavuta agenda kwirakwira cyangwa se urugimbu cyangwa se ikinure kigenda kwirakwira mu mubiri et souvent défini par la valeur d'indice de masse corporelle akaba rero bigerageza ngo bisobanura neza n'urugero rwo ibisigazwa bigenda bisigara mu mubiri by'amavuta aba rero ntabwo umubyibuho ntabwo abantu bose bawunganya muri iki gitabo baravuze ngo le corps de la femme est composé de 18 à 25% de tissu adipeux umugore rero umubiri we ugirwa utwo tuntu tubika amavuta turi hagati mu mubiri we ni hagati ya 18 kugeza 25% byibika mu mavuta tandis que celui de l'homme ne compte que 10 à 15%. Abagabo impamvu benshi batabyibuha cyane ni uko batanganya imihori ibika amavuta cyangwa se kinure ku bagore ni hagati ya 18 na 15 igihe ku bagabo ari hagati ya 10 na 15. Noneho ku bw'ibyo niyo mpamvu yo kubyitaho cyane sinita kuri icyo bintu cyane kuko cyo naringendereye ni kiriya abantu bavangavanze bitavangwa bibagiraho ingaruka ntabwo nabwo ndi bugerageze gusa naho ndi bujye mpatinda kuri buri ngingo ahubwo mu mugambi nyamukuru ni ukugira ngo icyigisho cyacu tubanze kumenya ko ubuzima bufatwa neza ku mpamvu zinyuranye ku ngingo ya gatatu ni ukurya ku gihe kidahindagurika tuba tugomba kubaho ariko tukabaho turya nibyo ariko tukarya ku masaha amenyerewe adahindagurika niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu mubwiriza 10 umurongo wa 17 aratubwira ngo warihuguwe urahirwa iyo ufite umwana w'imfura h'umwami kandi bikomangoma byawe bikarya ku gihe gikwiriye kugira ngo bigire amagara bitaba mwisindwe abategetsi si kenshi bakunda kwitabira iby'iyobokamana nubwo benshi muri ubwenge bwabo bushobora gutuma bagira bimwe bubahiriza byo mu iyobokamana natwe turabizi nubwo benshi twaba abategetsi ariko ntabwo bivuze ko abategetsi bose byaba bivuze ngo bahakanye ahubwo harimo n'abantu bubahiriza iby'iyobokamana cyane muri bo rero ariko igihugu iyo gifite umwana w'imfura h'umwami kandi abafatanya nawe kuyobora bakarya ku gihe gikwiriye igihe gikwiriye icyo nicyo bise respecter l'état cyangwa se kugira amasaha yagenewe kurya iyo bameze batyo reka ako twashatse gukosoraho ku bantu benshi cyane baba bakunda ubumenyi bw'iby'amagara mazima bazi koko amagara mazima ari ubutunzi les habitudes de santé pratique liées à la digestion des aliments arega ubundi akamenyero k'amagara mazima ashyizwe mu bikorwa ni ukureba uko igogora ry'ibyo kurya rigenda les soins apportés au bon fonctionnement de l'estomac sont récompensés par une pensée claire et un esprit vigoureux ubundi kuba warafashe igifu cyawe neza umusaruro wabyo ni intekerezo zisobanutse ndetse kandi zibangutse intekerezo zikingutse zisobanutse zitarimo urwijiji zitarimo urujijo zitarimo akajagari ibyo niho umuntu barafashe igifu neza iyo igifu wagifashe neza intekerezo zawe zirabanguka ntabwo bashobora kubaza ngo mbe u Rwanda ruri kuwuhe mugabane ngo ubanze washyira ikaramu mu musaya aho ubwonko burahera ko bukihuta yarangiza mbese bukihuta nk'uko umuntu yihutira gukubitaho umubuguye atabanje kubariza ngo reka bazane ikirahuri arebe mu musaya l'importance de petit déjeuner tugomba kurya ariko cyane ariko katurebe akamaro ko kurya mu gitondo utwo dufata mu gitondo kuba twumva umugambi nyamukuru kugira ngo nibura ikigisho kigishwe ni uburyo bwo gukingira indwara ni uburyo bwo gukumira ibyonona abantu benshi cyane batabuze ibyo barya abantu benshi cyane batabuze abo kubitegura abantu benshi cyane batabuze ibyo bakwigobokesha n'ubundi barabwirirwa bakirirwa batariye cyangwa se bakarya intariye bakagira agakono k'intekarusha ka buri munsi ni agakoma kadashyitse ni agakati kadashyitse ni akayi na brushe imwe y'ibishyimbo yarangiza ubwo akarya nabi muri icyo gitondo ibi bitwaye iki rero mu gitabo cyitwa Conseil sur la nutrition et les aliments inama ku mirire n'ibyo kurya l'habitude générale est de se contenter d'un petit déjeuner léger abantu benshi cyane bishyizemo akamenyero ko kurya ibyo kurya bitari byinshi bitavunye ce n'est pas la meilleure manière de prendre soin de l'estomac kurya intariye ya mu gitondo ubyutse ugiye ku kazi si ubwo buryo bwiza bwo gufata igifu cyawe neza kubera iki rero ati en ce moment de la journée supporte pris
facilement d'absorber davantage de nourriture kuko muri ayo masaha meza y'umunsi ahubwo ntigifu gikeneye ibyo kurya bihagije ko deuxième ou troisième repas kuruta cyagihe cyo kurya indyo igaburo rya kabiri cyangwa rya gatatu ubwo ni kuba rya kabiri cyangwa gatatu. La coutume de manger peu au petit déjeuner et beaucoup au déjeuner constitue une erreur. Kugira akamenyero ko kurya bike mu gitondo karya byinshi ni mugoroba ni ikosa ni futi. Noneho kubw'ibyo kubera ki faites de votre petit déjeuner le repas le plus copié de la journée. Ni mu gitondo nicyo gihe cyo kurya ibyo kurya byiza kandi byinshi bihujwe neza. Yarangiza za byama proteine niho yamavuta niho hakenewe niba ari imbuto niho zikenewe yarangiza kugira ngo nibura dutangire turiye neza. La science démontre les bienfaits des petits déjeuners. Akaba rero ubumenyi bugerageza gushyira ahagaragara ibyiza byo kurya bihagije mu gitondo. 1. L'un des 7 facteurs trouve ayant la plus forte bizwi neza ko imwe mu ngingo zigize kurya neza ku muntu nuko umuntu wese urya mu gitondo ntarye yabwiriwe ararama, yaba ari ingingo yaba ari magufa byose uwo muntu ararama. Ce n'est pas la meilleure manière de prendre soin de l'estomac oyana insimbu inyuma gato cyane augmenter l'efficacité de l'ordre de la résolution des problèmes. Umuntu urya kabiri urya mu gitondo kare karya neza kandi agahaga akemura ibibazo bitamugoye. Ibibazo duhurira mu nabyo mu buzima ntabwo bimugora ahubwo abahaze abatuje ntabavuga ngo reka mve mu kazi vavanye inzara iranyishe oya abatuje mu bwenge bitewe nuko yatangiye avec ibyo bita ménage sa mentire bigaragara ko amatandiko y'indagobeye yashashe neza. Ubyo ni intambwe ya kabiri yakamaro kurya hakira. Meilleure mémoire, meilleur résultat dans les tests, augmente la fluidité du langage, amélioration de l'attention, meilleure attitude, principalement pour les enfants. Kurya mu gitondo ugahaga bamwe bituma bashobora gukemura ibibazo bwangu, abandi batera kwibuka, abandi bituma bashobora ibizamini bahabwa, abandi bigatuma imvugo zabo zisobanuka neza zikaba zituje atadedemanga, abandi bikabongerera kugira amakenga mu byo bivugurura amakenga muri bo kuno kwita ku bintu, abandi bikababyarira gukurikira abanyeshuri baza ku ishuri. Urumva kubwo yo ni intambwe ya kabiri yo kurya mu gitondo neza. Gatatu, profil nutritionnel supérieur, meilleur contrôle de poids, assiduité scolaire et bien-être. Ati amaherezo nuko umuntu mu kurya neza araryoherwa arabimenyera, ibiro bigahora bihagaze neza, yarangiza ku ishuri agatsinda neza kandi mu maso y'abarya kare bahora bakeye. Urukumva kubwo ayo niyo mahirwe kuvuga neza, gusubiza neza, kwita ku bandi, urugwiro, umunezero biterwa no gukunda kurya hakiri kare kandi ukarya ugahaga. Hepfo hakomera ati réservé chez les personnes âgées, yarangiza cyane ubu bwenge burakomeza bugakura iyo umuntu yariye kare ntabwo asaza ayoyo ku bwenge. C'est qui ne mange pas leur petit déjeuner. Dore rero batarya ibya mu gitondo ngo barye bahage bibabyarira iki? Aravuze ngo prix de risque de crise cardiaque, bakunda kurwara indwara y'umutima, abakunda gusonza mu gitondo. Les plaquettes deviennent plus colorantes le matin, cyane utwo bita plaquettes turagenda tugakururuka tugasa n'utuyaga tugafatana mu gitondo. Ce qui augmente le risque de formation de caillons. Akaba rero abantu benshi cyane batarya mu gitondo amaraso yabo akunda kwipfundikanyamwa amabuye, basanga bagwaye inkabyi cyangwa utuntu tw'impengeri, utuntu twinshi twipfundika kuri bo, qui peut conduire à une crise cardiaque. Abenshi byababyarira kugwara indwara y'umutima, la plupart des crises cardiaques cyane benshi bashobora gukura mu ntandaro kugwara umutima, qui produit entre 7h et 18h et 12h, kuko indwara y'umutima ikunda gukura iyo umuntu ashonje hagati ya saa moya y'igitondo kugeza saa 12. Ubwo niyo mpamvu abantu bagomba kumenya neza ko kurya mu gitondo ni ubundi buryo bwo gukingira ubuzima bwawe, noneho bwabo bw'umubiri bwabo bwo bwenge. Ibyo bizabyara iki? Noneho le petit déjeuner peut aider à diminuer la rigidité de plaquettes.
niyo mpamvu kurya mu gitondo neza byabuza amaraso kwipfundikanya, mbese amaraso ntabwo yagenda ngo azabyara imisonga, ntiyatuma remera. Ayo ni amahirwe dufite mu bwonko. Noneho aha ntabwo umuntu yemerewe kurya uko abonye n'igihe aboneye n'uko ashaka, ahubwo igihe urya ugahaga iyo wirinda umenya neza ko ari undi manzi wo kurya witwa kuryagagura, byo bita grignoter. Kuba byumva kandi bakanabikurikirana mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, hagerageza kuvuga amagambo yerekana neza icyo twakora, icyo bitwaye guhora urya, icyo bitwaye guhora uri gufata akantu katava mu kanwa buri kanya. Enestomasi charge febrile faculté mentale, iyo igifu cyawe guhora cyuzuye n'ubushobozi bw'ubwenge bwawe burayoyoka, urukumva kubwo kibaye ikibazo. Bitwagwa n'iki? On néglige généralement de faire comprendre aux enfants l'importance du moment, de la manière de manger et des aliments qu'ils doivent prendre. Ntabwo si kenshi, ntabwo ari rusange, aho bigaragara ko kumvisha abana akamaro k'igihe cyo kuririrwa, ibyo bakwiriye kurya n'uburyo bwo kubirya. Rero permet de satisfaire librement leur goût, ahubwo ababyeyi benshi cyane banezeza abana babo mu birire, de manger à toute heure, bakabemerera kurya buri saha, de prendre le fruit qu'ils désirent, agatunda kose babonye nk'asakabuto bagatoragura, ababyeyi bashaka bose bakakarya, c'est avec des pâtisseries, bakabifitanya n'udukati, utwo benshi ni twa biscuit, abandi ni twa gato. Ibyo byose ababyeyi bakabyemerera abana, de pain, imikati, de beurre, amavuta y'inka, de sucreries, amasukari, qu'ils mangent presque en permanence. Bisa naho umurimo bafite ku isi ari uguhora barya buri kanya. Ifati mbese ubwo bari kwinjira muri wa murongo bita ngo babereyeho kurya, aho kurya kugira ngo babeho. Noneho bizabira ngo ekifu de gourmand et de dyspeptique, uko guhora urya bikubyara kuba igisambo cyangwa se kuba umunyanda nini kandi ugahorana intege nke. Bizabyara ikirira stimulation excessive de l'épuisement des forces vitales de la nerve, maze ku guhora umubiri ukora buri kanya, igogora ridatuza, ritarambirwa, ritarangira, rihoraho gusa ukatuza ariko usinziriye gusa akaba ari hureka kurya. Bibyara iki? De la nerve, bituma abantu bakunda kurakara, rebelle à toute discipline, bakaba ibinani ku iteka iryo ryose, entete ntibave ku cyejo, irritable, bakunda kwivumbura. Ngaka kaga ko kuryagagura ni ukurya ariko wowe ubwawe gusa, bikazakugiraho ingaruka mu mico, bigatuma uba nabi, bigatuma uba umunyamahane, bigatuma utagirwa inama, bigatuma ubikinani, yarangiza bitewe n'uko wategetswe n'inda. Ubwo kukwereka ibikwiriye bati nyabuna reka mubane neza mu mahoro, nibyo byiza, bikakunanira. Yani ubwo mu burundi buryo bwo gutuma abantu bakwiriye kurya ku gihe kandi bakarya neza. Noneho ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo tugwire no kumenya neza mu isi y'imirire harimo akaga. Hari ukurya amasukari menshi, urugimbu rwinshi, indyo ikennye, no kuryana ubwiko cyangwa se umutima mubi. Ibyo nabyo bishobora gutuma umuntu ahomba mu mubiri. Hari igihe utaryagaguye ariko urya amasukari menshi, hari igihe utaryagaguye ariko urya urugimbu rwinshi, hari igihe utaryagaguye ariko urya indyo ikennye, hari igihe utaryagaguye ariko ukaryana umutima mubi. Ibyo nabyo bironona. Mu isi y'ibitekerezo hari ubwoba, ubwihebe, umutima mubi, guhangayika, intimba n'ipfunwe. Iyo mu isi y'ibitekerezo naho ibi nabyo birahangayikishije. Benshi baryana ubwoba, abandi bakaryana ubwihebe, abandi bakaryana umutima mubi, abandi bakaryana guhangayika, abandi bakaryana intimba, abandi bakaryana ipfunwe. Ibyo nabyo byo kurya barya tibagwe neza bitewe. Mu isi bigezweho hari ukwambara ubusa n'ibigufasha. Ibyo bigatuma abantu benshi nabo bagubwa nabi mu buzima. Rero kuko umugambi ari ukumenya neza ibikwiriye kandi tukamenya ko ubuzima bwiza ari ubutunzi, nicyo cyatumye dushaka gukurikirana ngo nibura buri wese agerageze kumva ku ntambwe turi bugereho nibura yo kumenya neza ko ubuzima bwiza ari ubutunzi. Tugomba no kwegera igihe cyo gufata kunywa amazi. Boire de l'eau fraîche à manger est une grave erreur. Gufata amazi meza akonje ukayanywa uri kurya ni ikosa naryo. Nubwo abantu benshi cyane basa n'abimenyera ariko ni ikosa.
ne font pas que serve de véhicule aux aliments ntibikabeho ko abantu bamenyera kwiniguza amazi ibinyobwa cyangwa mbese ngo biranize mu mbutuzi ni ikosa Imana yageneye umuntu amacandwe bita acide salivaire iba mu kanwa ngo ivangavange mu byo kurya turya ibimanure neza dore ko buryo mu muhogo bigomba kwamara amasegonda ane gusa yarangiza bikwiriye kumanuka ariko kubimanuza amazi ni ikosa kunywa uri kurya ni ikosa no kwiniguza ibyo kurya amazi ni ikosa yepati prise au repas elle diminue la sécrétion de salive iyo umuntu anywa amazi ari kurya indurwe zigenewe z'amacandwe ziragenda zikagabanuka puis refresh cyane cyane yakonje puis l'estomac en souffre yakonje by'umwihariko igifu kibigwamo kikamererwa nabi ro grace ura limonade grace kunywa amazi akonje cyangwa se imitobe ikonje prise au repas ukabinywa uri kurya arrête la digestion igogora rigenda ku mwanya utariho niyo mpamvu namwe murya cyangwa munywa mukora ibindi byose byo mukora byose guhimbaza mastiquer lentement igihe witonda maze uhekenye neza a fait de bien insaliver vos aliments urya witonze kugira ngo ibyo kurya wariye byivangemwo indurwe zo mu kanwa efati pour vous absorber de liquide au repas pour la digestion sera laborieuse ukurushaho kunywa kurya ni kwigogora ryawe rizatinda rikarushya car il faut que le liquide soit d'abord absorbé igifu ntabwo cyemera kubivanga ngo kubikorera rimwe ahubwo gihitamo kubanza cyakamura y'amazi ngo kimimine nkuko nawe iyo ugiye kwarura ibiryo neza ubanza kumimina kugira ngo bivemo igifu nacyo kiramimina ngo kiremo amazi mu mwanya wo kugogora kikabanza kumimina pourquoi est-ce physiologiquement vrai ese koko ibyo byaba ari ukuri koko l'eau et le liquide mélangés dans la bouche avec de la nourriture provoque une inhibition y'amazi n'ibyo kurya byivanze mu kanwa bituma umuvuduko ugabanuka aha ntabwo batinda icyo nari ngendereye kwari kugira ngo nibura abantu baduteze amatwi bakurikirana neza ku ngingo ya 4 turiga iri jambo ryonyine rwaryo gusa rivuze ngo kurya ibikwiriye ingingo n'imirimo dukora umubare munini cyane w'abantu ntabwo bajya bamenya neza ko hariho ubuzima bw'umuhinzi n'ubuzima bw'umushoferi n'ubuzima bw'umwanditsi n'ubuzima bwa muganga ntabwo bihuje icyerekezo ku meza ute kubera iki muganga asabwa intekerezo zibangutse agakurikira shoferi ariko umuhinzi we agendera kuri ritimi imwe isobanutse kandi isaba imbaraga akeneye kurya agahaga imbaraga ze zishira vuba amasukari aragabanuka amavuta anyurira mu byuya imitsi ihora irambuye ingingo ze zigogora zihora zitagira aho zihinnye ntabwo yica muri biro ntabwo ari birokrate bituma buri gihe ari ibyo kurya akarya akakurusha wowe uhora muri biro tugatangara nuko byanze bikunze iyi mirire igomba kwitabwaho niba umuntu akoresha intekerezo abagomba nibura ntanze cyitegerezo wafata avoka n'ironji ukabijya mu gitondo kimwe kikaba anti stress ubwo ni avoka tuhangayike ikindi kikaba anti fatigue ubwo ni ironji none yarangiza ukarya ntunanirwe yarangiza ariko gusabwa ibintu byinshi cyane bifite amaraso ahagije kuko mu mutwe hari bukore cyane hakeneye amaraso ahagije noneho mu mubiri hari ubuhinge hakeneye imbaraga mu mubiri kuruta amaraso kuruta ibitekerezo byinshi noneho kubwibyo niyo mpamvu muri iriya ngingo tugomba no kumenya neza ko tugomba no kuyaturya ibyo kurya ariko bikwiranye n'ingingo n'imirimo dukora ibyo wabisoma usomye muri kino gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu page yacyo ya 268 ahavuga aya magambo ngiye gusoma 268 umuntu w'Imana yavuzeho aya magambo agira ati l'homme constitue le chef d'œuvre de la création umuntu niwe mutware w'ibyaremwe niri créature ne peut vraiment se comparer à lui tane kiremwa na kimwe cyakwishushanya n'umuntu le récit biblique en racontant sa formation iyo Bibiliya ivuga ko umuntu yaremwe indique la constitution en 3 éléments Bibiliya ivuga ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu
haravuze ngo l'Éternel dit forma l'homme de la poussière de la terre, umuntu Imana yamubumbye mu butaka, imaze kumumba mu butaka isufura de narine une souffle de vie, imaze muhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, et l'homme devait naître vivant, maze umuntu ahinduka muzima. Noneho hariho ubugingo, hakaba umubiri, hakaba n'ubuzima. Niyo mpamvu ibyo bintu ati l'original dit plutôt une âme vivante, niyo gituma imvaho yabyo ivuga cyangwa se katanga kambere ka Bibiliya ivuga ko ahinduka muzima. Le corps, umubiri rero cyakindi cyambere, iki kintu cy'igifuka cya tubona dufite cy'igihauzingi gusa kiraho gusa. Haravuze ngo la matière mais une matière admirable organisée destinée à être un temple. Umubiri w'umuntu ni ikiremwa kiri kuri gahunda gishinzwe kuzaba urusengero rw'Imana. Niba dufata amafaranga tukayashyira mu mufuka, ni uko umufuka uba ufunze. Ugiye ufata amafaranga ugashyira mu mufuka utobotse yajyagwa. Ni nako washyira ibyiza byitwa ibyanditswe byera, ibyiza byitwa ubwenge, ibyiza byitwa inama, ariko akabishyira mu mubiri urwaye, n'ubundi byajya bigenda bitakara. Niyo mpamvu gufata umubiri neza nabyo ari kimwe mu kuzigama ibyiza biba mu bwenge. Noneho kubw'ibyo icya kabiri esprit, icya kabiri ni intekerezo. Souffle de vie communiquée par Dieu, n'ubugingo Imana yahumekeye mu muntu, la partie spirituelle de l'homme, c'est où siège l'intelligence, la raison et la conscience morale. Intekerezo nicyo cyicaro cy'ubuhanga, icyicaro cy'umutimanama, icyicaro cyo gutunganya. Kubw'ibyo ibyo nibyo Imana yahumekeye mu muntu, iko yari imaze kuvuga ngo turemo umuntu dusa. Icya gatatu c'est l'âme, noneho n'ubwenge cyangwa se n'icyicaro cy'umutima. Les résultats de l'association du corps et de l'esprit, akaba rero bigizwe no guhurirana k'umubiri n'intekerezo, maze yarangiza siye d'instinct naturel, umuntu kami ka muntu iri des émotions, icyicaro cy'amarangamutima et des passions n'irari ry'umuntu. Kubw'ibyo ibi bintu umubiri, intekerezo n'umutima nibyo bintu bigize umuntu. Kubw'ibyo bigomba kwitabwaho rero kubera iki? Ces trois éléments sont distincts, ni ibintu bitatu bitandukanye, mais aucun d'eux n'existe cependant indépendamment des deux autres. Ariko uko ari bitatu nta kigenda ukwacyo ngo kigenge, ahubwo birakorana, birakorerana, biragendana. Il n'est pas d'âme sans esprit, nta wagira umutima utagira intekerezo, corps nta nubwo byose byabaho bitagira umubiri, associé et vice versa, byose bigenda byuzuzanya akantu ku kandi. Par conséquent, il n'y a pas de vie consciente dans la présence simultanée de chacun de ces trois éléments. Arega ubuzima bwiyumvisha n'ubundi bukomoka mu bufatanye bw'ibyo bitatu. Niho umuntu ufite umubiri muzima akagira intekerezo nzima, akagira ubwenge buzima, yashobora kwiha icyerekezo nta wumuhase, akikosora nta wumugoye, ntabanze gufungwa no gukubitwa no gucibwa amande, aho bakavuga ngo bino ntibikwiriye umuntu muzima nkanje. Chaque élément est digne de recevoir des soins attentifs. Buri kimwe muri ibyo byose uko ari bitatu kigomba kwitabwaho cyane. Associé à ce que l'on donne aux deux autres, nous devons aspirer à l'homme total. Nituramuka twitaye kuri bibiri byari cya gatatu, twaba tubonye umuntu wuzuye, uvuga ngo twitaye ku ntekerezo no ku mubiri, tukabifata neza, umutima nawo watungana. Twemereye umutima kuyobora umubiri n'intekerezo, ntabwo twatungana. Niyo mpamvu umutima n'intekerezo bifatanyije byayobora umubiri neza, umubiri n'intekerezo bifatanyije byatuma umutima ubera neza. Niyo mpamvu dukeneye kuri ibyo bintu byose. Nous devons aspirer à l'homme total, tukwiriye kugera ku muntu ushyitse, harmonie, ushyize hamwe, équilibré, uhagaze neza. Ati eno aranashorete wazif, ntabwo hakenewe umuntu w'umunenganenzi gusa, arintegratif, ntabwo hakenewe umuhanga ariko umunyantekinke wa un champion brutal, ntabwo dukeneye igihanga ng'igihutazo. Urukumva kubwo bagerageje kuvuga umuntu do toutes les facultés se manifestent librement en vue de réaliser un programme commun, ahubwo umubiri, intekerezo n'umutima bikwiriye kugirana gahunda inoze, c'est-à-dire à vivre une vie saine et forte, bikavuga ko umuntu abayeho neza kandi akomeye dans l'accomplissement de tous les devoirs qu'elle implique, maze akabona agasoza inshingano zimureba. Ngiyo impamvu twashatse gusoma muri aya magambo ngo nibura buri wese niyongera zirikane
ya magambo twasomye tugitangira la santé est un trésor, amagara mazima ni ubukungu, ni ubutunzi, c'est la plus grande richesse, ni bumwe mu bukungu bukomeye que le monde puisse posséder, abantu babugezeho nibo batunze neza. Hepfo ati la fortune, ubukire, la savoir, ubumenyi, les honneurs, icyubahiro sont recherchés à un prix élevé. Ni ukuri bishakanwa bitangwaho menshi, abantu barabishaka, abana bajya kwiga amashuri akomeye, abantu bakimukira mu birere bitandukanye, abantu bakongera za degré, yarangiza ibyo byose bakabitangwaho menshi. C'est tout dépend de vigueur de la santé, ariko ibyo byose bigerwa hari uko umuntu agize imbaraga kandi akagira ubuzima. Aucun de ces avantages ne peut assurer le bonheur de la si la santé est absente. Ntabwo byose ari ubukire, ari ubumenyi, ari icyubahiro, ntibyagira icyo bigeza ku muntu atagira amagara mazima, adafite n'umunezero. Ngiyi impamvu mu kurangiza twerekeza aha ngaha, reka duse n'abantu bibongera kwibukanya ngo nibura mu buzima bwacu tumenye ko ubutunzi bugomba ubutunzi dufite kuri tubundi ari amagara mazima kandi ko bugomba gushakwa. Rero reka tukurangire wowe gerageza gufata amazi ashyushye ubyutse angana n'icya litiro, kamburiramo indimu n'ibiko biri by'ubuki, nywa, nyuma yo hagati y'iminota 30 na 40 cyangwa isaha ufate ko kurya tugizwe n'ikinyampeke n'imbuto n'ikinyamavuta, uzaba ushyizeho ubuzima n'urufatiro. Jya wemera urye mu gitondo, emera ko ufite ubutunzi buhumugisha, emera neza ko byanze bikunze nta kindi kiza ku isi wagwanira nko kurwanira ubuzima bwawe, nta kindi cyakugirira akamaro udafite amagara mazima. Ubu amafaranga ntacyo yamara uryamye, amafaranga ntacyo yamara wituma uryamye, amafaranga yawe ntacyo yamara udafite ubwenge, amafaranga yawe ntacyo yaba maze. Mbese hari ibintu byinshi cyane bibuze niba ubuzima bwacu budahagaze neza. Reka tubuharanire, reka tubushake, reka buri wese yimvemo ko mu rugo saho kwiriga umuntu arya, kandi ku kazi saho kwiriga gukora wabwiriwe, ni ikosa kwiriga urya, ni ikosa gutangira akazi utariye. Gatatu, ni ikosa gufata ubumeri wawe nk'uko ubonye. Imana rero iturinde kugira ngo ubwenge bwacu duhinduke abarinzi bizewe, tuzamurikira Imana ubugingo bufite amaraso mazima, ingingo nzima, amagufa mazima, amaso mazima, ubwonko buzima nk'abarinzi bizerwa. N'ubwa mbere rw'Abatesalonike 5 bango kugira ngo mwebwe ubwanyu imibiri n'ubugingo n'umwuka birarindwe bitazabaho umugayo ubw'Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Umukristo azayibazwa neza imbere y'Imana icyo yarindishe, icyo yakoreye uwo mubiri Imana yamuhaye ku butunzi. Imana rero ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.